ijambo ryavuze ngo umuntu uzarokoka muri iyo minsi. Bene data mube maso muri iyi minsi, mube maso kuko Imana ije guhemba no guhana. Kubera yuko cira inzira abantu nibareke kwirwanirira ngo kubera ko n'Imana ije guhana no guhemba babikoze neza. Imana idufashe. Haleluya, haleluya. Imana irihanangiriza urubyiruko ngo nirureke kuyoba ngo rujye mu biyobyabwenge. Urubyiruko rurananirwa, ubukene bukaza, abantu bakirwanirira. Emana we, Yesu we, ingoma yawe niyamamare. CYANE Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane CYANE Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana CYANE Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. CYANE Studio ni igisubizo cyawe. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, abantu mwese mudukurikira turabasuhuje, tubifuriza kugubwa neza, tubifuriza kurindwa n'Imana, kuko ushobora kuba udukurikiye uri mu mubabaro cyangwa se uri mu gahinda, ariko kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Twizeye neza tudashidikanya ko nubwo harimo abarira, hari Imana izabatabara. Umuririmbyi yabivuze neza, araririmba aravuga ngo nubwo harimo abarira, hari Imana ije gutabara. Uyu munsi rero turi n'ibyishimo byinshi byo kongera kubana n'umukozi w'Imana nk'uko muri kumubona kuri kamera zacu. Ni umukozi w'Imana twigeze kubana mu minsi ishize. Abenshi baranyandikira bansaba ko twakongera tukamutumira. Uraho neza mukozi w'Imana? Uraho neza. Yesu ashimwe. Yesu nahimbaza. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Kutuje cyane no kubera iki? Abantu benshi bakunda kuvuga ko ntuje ariko nta birenze nuko nyine nitereye ariko ntabwo ari uko ushobora kuvuga. Imana ishimwe. Nibyo njya nkunda kubona kenshi abanyamwuka mukunda gukora ibintu byose mutuje, ni ukubera umwuka uri muri mwebwe. Ntabwo twebwe twabidisikitaho, ahubwo turajya tugendera muri uwo mujyo nyine, kandi ni na byiza. Reka ngusabe rero kugira ngo wongere usuhuza abakunzi bacu unabibwire. Asuhuza abantu bose bakurikiye bagiye gukurikira iki kiganiro kuri Imana Irahari TV, kubera yuko tuje kuganira ku ijambo ry'Imana, tuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo abantu barokoke, abantu bakizwe, abantu be gukururwa n'isi n'umwanzi ngo abatwarire mu by'isi, twumva ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Amazina wayavuze? Amazina yanjye nitwa Crarise, ibindi Yesu aduhana umugisha. Crarise, Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Ntabwo tuza gutinda kuko wambwiye ko ufite message, kandi iyo message ugomba kuyitamutsa byihuse. Reka ngusabe kugira ngo mbere yuko winjira muri message Imana yaguhaye ubanze usenge Imana. Mana yacu, Mana y'amahoro, Mana y'urukundo, aya masaha turagushimiye
tushimye neza n'urukundo dukunda rutarondoreka babaye mu ruhande rwacu raturinda ni ukuri twongeye kugaruka hano ku Imana Irahari TV tuvuga iby'ijambo ryawe tuvuga ubutumwa bwawe bwiza ubutumwa bw'amahoro ubutumwa butuma abantu bakizwa abantu ntibazarimbuke ahubwo bakasubirana ibyiringiro uyu mwanya rero turagusabye ngo uzudufashe kandi dushyigikire ijambo ryawe rigira umumaro kandi rigere hafi na kure kandi rihindure imitima ya benshi risubizemo abantu ibyiringiro kandi ryongereremo ibintu bitari biriho bibeho abarwayi bakire imbohe zibohoke abarwaye mu buryo bw'umwuka bongere bakire gaho rero dufashe kandi dushyigikire ntujye kure yacu ahubwo ube hafi yacu ubundi ni mu izina rya Yesu tubisabye twizera kose amen. Urakoze cyane ko bisabye wizeye mu izina rya Yesu Kristo turizeye neza ko biza kugenda neza turakwakiriye. Ngiye gutangiza umuririmbyi wa 207 umuririmbyi wa 207 ngiye kuyiririmba iravuga ngo wabatinyutse ibyago byose azakurikire umwami Yesu ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru ntabwo nzacogozwa nica mu bwongo abazimubwira nibo bazaga abazirewe nibamugarura mu nzira y'isemo ijya mu ijuru abazirewe nibamugarura mu nzira y'isemo ijya mu ijuru umuririmbyi aravuga ngo wabatinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu ngo ntacyamurekesha iyo migambi ye ngo yo guca mu nzira ijya mu ijuru araririmba igitero cyayo cya kabiri aravuga ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo Imana idufashe abazimubwira nibo bazagwa Imana idushyigikire ngabanzi be bose ntibamugarura Imana idufashe abanzi ntabwo bajye batugarura mu nzira nziza ngabanzi be bose ngo ntibamugarura mu nzira yahisemo yo kujya mu ijuru Imana idufashe Alleluya igitero nkunda cya gatatu arangije umuririmbyi kubera ibyo byago n'abakuba n'abamubwira amagambo y'incamugongo aririmba avuga ngo mwamujye undindisha Alleluya ngo mwamujye undindisha umwuka wawe wera umwuka wawe ngo kugira ngo azabashe azabashe kuragwa ngo kubaho iteka ngo have wabwoba we nimunyihorere ngo namaramaje kujya mu ijuru Imana idufashe Alleluya Alleluya Imana idufashe uyu muririmbyi aravuga ngo mwamujye undindisha natwe muri iyi minsi Imana idufashe twongere tubwire Imana ngo mwana jya uturindisha umwuka wawe wera kugira ngo tuzabashe kuragwa cya gihugu cy'iteka Imana idushyigikire tugiye no gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yesaya n'ibice byaho ni 4 turahera ku murongo waho wa mbere
dusome titire yaho y'amagambo iravuga ngo Imana isezerana gukiza abakobwa b'i Yerusalemu. Uwo munsi abagore 7 bazajya ku mugabo umwe bamubwire bati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko uduhe kwitirirwa izina ryawe, udukize urubuga rw'abantu. Uwo munsi ishami ry'Uwiteka rizaba ryiza rifite icyubahiro, Abisiraheli bazarokoka iyo myaka yo mu gihugu izabaryohera cyane ibabere myiza, maze uzasigara Siyoni ni Yerusalemu wese yanditswe mu bazima b'i Yerusalemu azitwa uwera. Imana idufashe. Amen. Haleluya. Amen. Imana idufashe. Natangije umuririmbyi uvuga ngo uwabatinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu. Imana idufashe. Arangije uyu muririmbyi aravuga ngo mwami ujye undindisha uwo mwuka wawe wera. Arangije aravuga ngo kandi ntago azacogozwa n'incamugongo. Haleluya. Imana idufashe. Impamvu uyu muririmbyi yaririmbye iyi ndirimbo araririmba ngo uwabatinyutse, ntabwo yigeze avuga ngo uwabanezerewe, ahubwo yaravuze ngo uwabatinyutse. Nuko hari ibintu byari bigiye bituma abantu batinya, hanyuma rero araririmba avuga ngo natinyuke, na uwabatinyutse ibyago byose, wabutinyutse amakuba, ibigeragezo, intambara, naza kurikira umwami Yesu. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko urugendo rwo gukurikira Kristo atarimo ibyiza gusa. Imana idufashe. Ahubwo harimo n'ibigeragezo, harimo kuko na Yesu yarageragejwe ari umwana w'Imana. Ariko nubwo harimo ibigeragezo, umuririmbyi araririmba ngo nukubanza ukabitinyuka. Imana idufashe. Ngo naza kurikira umwami Yesu. Arangije aririmba ngo ntago azacogozwa. Imana idufashe. Ngo n'incamugongo, ngo kuko abazimubwira ntago bazagwa. Muri ngo ntago nibo bazagwa. Imana idufashe. Amina. Ntabwo izo ncamugongo yavuze uyu muririmbyi ari uko zidahari, zari zihari kuko nawe hari ibintu bagendaga abantu bamubwira, bakagenda bamubwira turi urugendo watangiye ntabwo uzarurangiza, akagakiza wagiyemo warayobye, bakagenda bamubwira amagambo yatuma rwa rugendo yatangiye rw'agakiza rwihorera, bakamubwira ati biriya bintu by'abarokore bibamo inzitizi, bibamo ibigeragezo, nubwo bigiyemo hari abantu benshi bari barakijijwe barangije baragwa. Ariko umuririmbyi haleluya yuzura umwuka wera aririmba iriya ndirimbo, aramubwira ngo nubwo nayitangiye avuga ngo wabatinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu. Arangije araririmba ngo n'incamugongo ngo ntago azacogozwa nazo. Imana idufashe. Haleluya. Imana idufashe twe gucogozwa n'incamugongo. Incamugongo zirahari muri uru rugendo twatangiye, abatubwira amagambo atuma tunanirwa, abatubwira yuko uru rugendo tutazarurangiza amahoro barahari, ariko nimuhumure. Abatubwira izo ncamugongo ntago nibo bazagwa. Imana idufashe. Amen. Muririmbyi araririmba ngo mwami haleluya. Nje kubwira abantu ngo mwantu mwongera abakristo, abantu bakijijwe, abantu bamenye Imana, mwongera mubwira Imana ngo Mana ibihe tugezemo, ibihe turimo birakomeye, ariko ngera uturindisha umwuka wawe wera. Haleluya. Kugira ngo uru rugendo twatangiye tutazananirwa tukirurimo, tutari twarurangiza, ahubwo dukomere dushikame kugira ngo tuzarangize uru rugendo rwacu amahoro. Ijambo ry'Imana twasomye, Imana idufashe. Ijambo ry'Imana twasomye ryo muri Yesaya ibice byaho 4 umurongo waho aravuga ngo igihe cyari gikomeye, nibihe byari bigoye, nibihe byari biruhije, ari byo bihe n'uyu munsi dusohoyemo. Byavugaga ngo abagore 7 bagezaho, abantu bagezaho barananirwa, barangije icyo gihe nabwo barananiwe. Abisiraheli bagezaho bamwe barananirwa, baravuga ngo icyaduha mwami kwitungirwa ngo tunga abagore 7 tukatungwa n'umugabo umwe. Ariko icyo gihe nubwo byari bikomeye, ariko hari abantu barokotse. Haleluya. Imana idufashe. Hari abantu bihanganye. Ni nako muri iyi minsi abantu bari kunanirwa kwihangana, bakananirwa kwihangana bagaciye ubusamu, abantu bakishakira izindi nzira. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nubwo byari bikomeye muri icyo gihe, ku murongo wa mbere avuga ngo uwo munsi abagore 7 bazajya ku mugabo umwe bamubwire bati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko uduhe kwitirirwa izina ryawe, udukize urubuga.
Aleluya. Imana idufashe. Uwo munsi ishami ry'Uwiteka rizaba ryiza rifite icyubahiro. Abisiraheli bazarokoka, imyaka yo mu gihugu izabaryohera cyane babere myiza, maze uzasigara Siyoni ni Yerusalemu wese azitwa uwanditswe mu bazima. I Yerusalemu ngazitwa uwera. Imana idufashe. Haleluya. Iki gihe abantu Abisirayeli bari bagezemo cyari kigoye, cyari gikomeye, ariko barangije hari igihe kigera umuntu agasaba kuba yakicira izindi nzira akirwanirira. Nicyo gihe tugezemo, abantu batari guhamya Imana neza, ariko arangije aravuga ijambo ryavuze ngo umuntu uzarokoka muri iyo minsi. Bene data, mube maso muri iyi minsi, mube maso kuko Imana ije guhemba no guhana. Kubera yuko abantu bazarokoka ibyo bigeragezo, abantu bazarokoka izo ntambara bakihangana. Imana idufashe. Abo ngabo ngo uwo muntu ngabo bazitwa bera imbere y'Imana, ngo kuko azaba yanditswe mu bazima. Muri iyi minsi je kubwira abantu ngo muharanire kurokoka. Abakobwa murokoke, abagabo murokoke mu bazima. Ari ibintu bigiye bitwaye urubyiruko. Imana yambwiye ngo mbwira urubyiruko ngo nibaharanire gukora neza. Urubyiruko ruharanire kurokoka ngo rwe kuyoba. Imana niko yambwiye ngo mbabwire, kubera ko abantu barayobye muri iyi minsi bakajya gushakira ibintu aho bitari. Ahubwo nibaharanire gukora ibyiza. Umuntu wese aharanire kurokoka kugira ngo azitwe uwera, azaze mu bazima, mu bantu Imana yishimira. Ye kuzamera nka bano bagore bavuze ngo bazitungirwa n'umugabo umwe, ari abagore 7 biyambike. Ntabwo ariko Imana ishaka ko abantu bitwara. Imana irashaka yuko abantu barokoka bakitwa mu bazima, kubera ko icyo gihe Imana idufashe. Ijambo ryavuze ngo muri iyo minsi abo bantu bazarokoka. Imana idufashe. Muri iki gihe abantu bazarokoka, abagabo bazarokoka ngo bazitwa abazima imbere y'Imana. Imana izabahemba. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo abantu bazahara bahagiye guharanira gukora neza, abantu bakoze neza, urubyiruko rwakoze neza, ngo Imana ije guhemba, ije no guhana. Ubakoze nabi ije guhana, kubakoze neza ije kubahemba. Imana idufashe. Imana yambwiye ngo urubyiruko rurokoke, ngo niruharanire kurokoka, ngo kubera yuko urubyiruko muri iyi minsi rurayobye. Urubyiruko rurayobye, ariko ngo niruharanire kurokoka. Urubyiruko rurayobye, abakobwa barayobye, akavuga ngo igihe kirekire maze nsenga, igihe kirekire ninjiriye muri ibi bintu by'agakiza, none imyaka ibaye 40, ibaye 50 narubaka urugo. Abantu bakageraho bakavuga ngo nzafata icyo mbonye, n'ubundi abantu bagafata ibintu Aleluya. Imana idufashe. Imana yambwiye ngo abantu barimo barafata ibintu babonye, ngo kandi ibyo bintu ni by'igihe gitoye, ntabwo ibyo bintu birambye. Imana idufashe. Kubera ko Abisiraheli bagiye bananirwa, bakananirwa ibyaka gakiza, bagiye nyine bagambirira ngo gushaka, akavuga ngo ni ukugira ngo babakize urubuga, ariko Imana ntabwo ari uko ikora. Imana idufashe. Aleluya. Amina. Kwitirirwa kukizwa urubuga, ariko ngo ntago. Imana yambwiye muri ijambo ryo kuza kubaganiriza, irambwira ngo mbabwira ngo ibyo bintu ni iby'igihe gito, ibyo bintu ntago birambye. Imana idufashe. Ibyo bintu ntago birambye kuko ni iby'igihe gitoya. Ngo kubera yuko Imana ntago igikunda ngo yaremye umugabo, imurema mu ishusho yayo, imuremera n'umugore umwe. Ntago Imana ijya yemera ko umuntu wayo atunga umugore urenze umwe, ahubwo yemereye umuntu umwe. Abagore 2 n'ibya 7 ntago Imana ibyemera. Imana yambwiye ngo abantu nibareke kwicira inzira, abantu nibareke kwirwanirira, ngo kubera ko n'Imana ije guhana no guhemba mu babikoze neza. Imana idufashe. Aleluya. Aleluya. Imana irihanangiriza urubyiruko ngo nirureke kuyoba, ngo rujye mu biyobyabwenge. Urubyiruko rurananirwa, ubukene bukaza, abantu bakirwanirira, rurajya mu biyobyabwenge, abandi bari gukora ubutinganyi kubera ko bananiwe ibibazo bahagazemo. Ariko umuririmbyi yaririmbye ngo ntabwo nzacogozwa n'incamugongo. Uwaba utinyutse, ntabwo uyu muririmbyi yigeze avuga ngo muri uru rugendo harimo umunezero, ahubwo yavuze ngo ni ugutinyuka, akandi ngo ntibacogozwe n'incamugongo.
abasore mwe gucogozwa n'incamugongo uko abazibabwira nibo bazagwa ariko mwongere musenge mwongere mwiringire Imana mwongere musenge kandi musenge musaba Imana ibarindisha umwuka wawe wera kugira ngo muzabashe kuragwa icyo gihugu hanyuma ngo muzabashe kurangiza uru rugendo mwatangiye amahoro. Imana idufashe. Ni nayo mpamvu iri jambo ryaje rivuga ngo aba bakobwa bashatse umugabo umwe ari 7 bagira ngo bikureho urubuga ngibyo bintu ntago bizaramba. Haleluya. Imana idufashe. Ibyo bintu ni by'igihe gito, ibyo bintu ngo nta buziranenge bifite, ahubwo birakwiriye yuko abantu bongera bakakunda Imana, bamara kuyikunda bagakora ibyishaka n'ibyishima. Haleluya. Imana idufashe. Uyu munsi ndabwira abantu kugira ngo bongere barokoke baharanire kurokoka. Abo ngabo ngo bazarokoka bazajya ibyiza byo mu gihugu. Haleluya. Imana idufashe. Ni nayo mpamvu uyu muririmbyi yaririmbye uko ari yabonaga yaririmbye iyi ndirimbo akaririmba avuga ngo ujye undindisha umwuka wawe wera. Nuko yabonaga ibihe bigoye, yabonaga ibihe bikomeye, yabonaga abantu bose, hari abantu bagiye bananirwa, hari abantu bagiye bacogora, bagacogozwa n'abantu, bagacogozwa n'ibyo bababwira, bagacogozwa n'ibyo bagenda babona, bagacogozwa nuko ibintu Imana yababwiye bitari gusohora vuba, ariko suko bitazasohora, ahubwo umuririmbyi yaririmbye ngo wabatinyutse. Haleluya. Imana idufashe. Abantu rero muri iyi minsi nidutinyuke twe gucogozwa n'ibyo tubona, twe gucogozwa n'ubuzima. Urubyiruko ruracogozwa n'ubuzima bakajya kunywa ibiyobyabwenge, urubyiruko ruracogozwa n'ubuzima bakajya gusambana, ariko Imana yavuze ngo icyo gihe cyabayeho n'ubundi, ibyo bihe n'ubundi byagiye bibaho, ariko arangije aravuga ngo nubwo ibyo bihe byabayemo, ijambo ryatubwiye muri Yesaya ibice byaho 4 riravuga ngo uzarokoka. Haleluya. 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 Imana idufashe. Icyama abantu bakarokoka ibyo bigeragezo, bakarokoka ibyo bintu, iyo mivumo ya Satani, bakarokoka ubwo bukene batagiranye n'urubanza n'Imana, bakarokoka ibyo bigeragezo bagifitanye ubumwe n'Imana, Imana itarabareba ngo ibabone mu ibyaha, itarabareba ngo yicuze icyatumye ibarema. Imana idufashe. Amen. Haleluya. 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 Imana rero muri iyi minsi irashaka ko abantu bakarokoka kandi bakarokoka ibyo bigeragezo batagiranye n'Imana urubanza. Abakobwa bakarokoka igihe kirekire bamaze badashatse batagiranye n'Imana urubanza, bakirinda kwifuza iby'isi bidafite umumaro, ubera ko kwifuza abo bagabo bari uwo mugabo bakamushaka ari abagore 7. Imana irabireba ikababara. Imana iri kubireba. Umukobwa muri iyi minsi akavuga ngo icyama n'umugabo ufite umugore, ibyo bintu Imana irabireba bakabona yuko abantu bifuza ibintu bidafite umumaro. Kandi ijambo ry'Imana, Imana ijya kumira ijambo yambwiye ngo ibyo bintu ni iby'igihe gito, yambwiye ngo mbwira abantu ibyo bintu ni iby'igihe gito, ntabwo birambye, ibyo bintu birashira vuba, ibyo bintu birashira. Buri muntu naharanire kurokoka kandi ngo bakomeze, umuntu wese akomeze yizere Imana, akomeze yiringire, kubera yuko we nubwo ibyago n'amakuba ari byinshi ku mukiranutsi, ariko Imana izamukiza muri byose. Niko ijambo ryatubwiye. Ni nayo mpamvu iri jambo y'Abisiraheli b'icyo gihe, hari abantu twatangiranye uru rugendo batarurangije, hari abantu twakirijwe rimwe ariko batakiri muri iyi nzira y'agakiza. Ni nayo mpamvu iri jambo rije ribabwira ngo abantu muharanire kurokoka, ubera yuko impamvu Yesaya yahanuye iri jambo ry'Imana nuko yabonaga yuko hari abantu muri iki gihe nabwo bazananirwa, barangiza bakifuza ibindi bintu, bagashaka kugira ngo birwanirire, hanyuma bakazagirana n'Imana urubanza. Ariko Imana idufashe muri iyi minsi duharanire kurokoka, uko ijambo ryavuze ngo abo bazarokoka. Uwo muntu uzarokoka azitwa uwera imbere y'Imana, azitwa ukiranutse, azagirirwa imbabazi, azakirwa imbere y'Imana, azavuga ryumvikana imbere y'Imana. Ariko buri muntu wese birakwiriye ko akwiriye kurokoka, akarokoka ngo uzasigara mu Isiyoni ni Yerusalemu wese ngo yanditswe mu bazima. Haleluya.
Imana idufashe. Hallelujah. Ese muri iyi minsi wowe wisuzumye ukiyinira, ese nawe wanditswe mu bazima, wanditswe mu bantu babitwaye neza, wanditswe mu basore barokotse, wanditswe mu bakobwa barokotse. Ese ntabwo ubukene buri kugutera ngo ujye gusambana, ese ntabwo uri kubona imyaka ibaye myinshi ngo nurangiza uvuga uti ndemera n'umugabo ufite undi mugore ntacyo bitwaye. Ese ntabwo uri kubona ubukene bwaje uri umusore ngo nurangiza umugore ufite umugabo akubwira ngo ngwino araguha imodoka. Haleluya. Ibyo bintu Imana yarababaye, Imana yarababaye, irababara, iravuga ngo ni iki gitumye abantu badaharanira kurokoka iby'iyi si ngo baramire ubugingo bwabo. Imana irababaye, ariko kandi Imana ikabwira urubyiruko ngo birinde kuko umwanzi Satani yasabye urubyiruko muri iyi minsi, uko urubyiruko rumwe runaniwe kwihangana, runaniwe gutegereza. Haleluya. Imana irabwira abantu ngo nibaharanire kurokoka, bave mu bitwa ngo kugira ngo Imana nibareba ibi babone mu bazima bazaba barokotse mu Siyoni. Ariko Imana irabwira urubyiruko ngo rukomere, rwihanganira ibibagerageza, bihanganira amagambo, bihanganira ubukene kugira ngo barokoke, be kujya gukora ibyaha kugira ngo ikabareba ijisho ribi. Imana irababwira ngo nibihangane urubyiruko, ikabwira abagabo ngo bihangane, abagabo barokoke mu bandi bagabo bari kugenda bakora ibyaha. Irabwira abagore ngo bihangane barokoke mu bagore bananiye Imana bari kuyoba inzira. Imana iri kumbwira ngo mbwira abantu nibareke kuyoba, nibareke gushakira inzira aho itari, nibareke gushakira ibyishimo aho bitari. Hatoke siniwa ya mangogrere, nibareke kwirwanirira uko ngaho hantu nta nzira ihari. Ibyo bintu abantu barimo bayobagurikamo ngo ibyo bintu ntabwo birambye, ibyo bintu ni by'igihe gitoya. Ariko ngo abantu nibongere bagaruke bakora ibishimwa n'Imana kugira ngo batayoba inzira. Haleluya. Kubera ko umugenzi yararirimbye aravuga ijambo ry'Imana ryarabivuze, riravuga ngo umugenzi naho yaba umuswa iyo nzira ntago azayiyoba. Iyo nzira niyo kwera no gukiranuka. Abantu nibaharanire gukiranuka, buri muntu wese mu cyiciro cye aharanire gukiranuka. Abapasiteri baharanire gukiranuka, abadiyakoni baharanire gukiranuka. Hari abadiyakoni bari kubikora nabi, hari abanyamasengesho bari kubikora nabi, ariko abo ngabo bari kubikora nabi. Niba uri umupasiteri haranira kurokoka mu bapasiteri bari kuyoba. Hatoke siniwa ya mangogrere. Niba uri umudiyakoni haranira kurokoka mu badiyakoni bari kubikora nabi. Niba uri umunyamasengesho haranira kurokoka mu banyamasengesho bari kubikora nabi, wowe ubikore neza. Niba uri umuririmbyi haranira kurokoka mu bari kuyobagurika babikora nabi, wowe bikore neza. Ubera yuko haranira kurokoka mu bazima. Mwami Mana iravugana namwe ngo nimuharanire kurokoka, nimuharanire gukora ibyiza. Nimukora ibyiza ijambo rirabivuga ngo ese nukora ibyiza ntabwo uzemerwa. Ni nayo mpamvu ijambo rije rivuga ngo abantu nibarokoke. Ubera yuko hari abantu batarokotse ibyaha ngo babivemo babivuyemo. Hari abantu batarokotse ibigeragezo bibagezeho ahubwo baguye mu butayu. Hari abantu batarokotse ngo bahamye Imana Yesu ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ni nayo mpamvu ijambo ryaje rivuga ngo nimuharanire kurokoka. Ibigeragezo birahari, intambara zirahari, ubukene burahari, ariko ibyo ntabwo bivuze ngo abantu bongere bakora ibyaha badashingiye yuko bamenye Imana. Ahubwo abantu nibarokoke ibyo bintu bibi byo mu gihugu, nibarokoke ibyo byaha, nibarokoke ubukene bwe gutuma bandavura, nibarokoke ibigeragezo bye gutuma bajya umwanda, bagirana n'Imana urubanza. Imana yigi bareba yicuza icyatumye barema. Ni nayo mpamvu ijambo ryavuze ngo titre yaho y'amagambo yavuze ngo Imana isezeranya gukiza abakobwa b'i Yerusalemu. Nubwo byagenze kuri Abisirayeli bamwe bakabona urugendo rurabarambiye rubaye rurerure, barangiza bakifuza abakobwa 7, abagore 7 bakifuza kujya ku mugabo umwe. Ariko hari abakobwa bihanganye, hari abagore bihanganye, barihangana n'ibifuza ibyo bintu ntibanabikora. Abo ngabo Imana
Haleluya. Amen. Imana idufashe. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo Imana yasezeranyije kuzabakiza. Imana yabasezeranyije kuzabakiza abo bakobwa. Imana yasezeranyije abagabo bazihangana yuko izabarengera. Imana yasezeranyije abakobwa bazihangana ko izabarengera. Imana yasezeranyije ababyeyi bihanganye ko izabarengera. Ni nayo mpamvu turi kubwira abantu ngo nibongere bihangane kubera yuko Imana izabakiza, hanyuma bakarokoka. Imana idufashe bakarokoka ibyo byago n'amakuba bizazira abantu bananiwe kwihangana. Ibyo byago n'amakuba bizazira abantu bananiwe kunesha. Ibyo byago n'amakuba abo ngabo Imana izabibarokora. Ibigerageza izabibakuramo, uburwayi izabubakiza. Imana idufashe buri muntu wese agerageze kurokoka ibyo byago, yirinde kandi akora ibyiza, kubera yuko umuntu nakora ibyiza azemerwa. N'iryo jambo narimbazaniye yuko buri muntu wese agomba guharanira kurokoka. Kandi Imana ikabwira urubyiruko ngo nibareke kuyoba, kubera ko abantu bari kuyoba. Urubyiruko ruri kuyoba rukajya mu biyobyabwenge. Urubyiruko ruri kuyoba rugakora ubutinganyi kubera ubukene, kubera ko hari izindi ndamu bari gushaka. Ariko ibyo bintu Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ibyo bintu ni iby'igihe gitoya. Ibyo bintu ntabwo birambye, ngo ibyo bintu bizashirana n'isi. Ariko ngo abantu nibaharanire kurokoka, umuntu wese aharanire kugira ngo yandikwe mu bazima. Niko ijambo ryatubwiye. Imana idufashe. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Reka ngusabe kugira ngo mbere yuko usenga ubanze utambutse nimero yawe ya telefone. Umuntu ashoboye kwifuza gusengana nawe, umuntu yakwifuza no kukugurira amazi, umuntu yakwifuza kukugisha inama. Tambutse nimero yawe ya telefone. MTN iba no kuri WhatsApp ni 0785 366 21 na Tigo 0722 681 7292. Urakoze cyane. Karibu nesengesho. Mana data wa twese uri mu ijuru, twari turi hano ku Imana Irahari TV, twari turimo tuvuga ijambo ryawe, twari turimo tubwira abantu yuko abantu nibihanganira mu bibagerageza bazarokoka. Twari turimo tubwira abantu yuko nubwo ibigeragezo bihari n'intambara zikaba zihari, yuko icyo gihe nubwo byari bikomeye n'ubu birakomeye, abantu imitima yabahagazemo. Ariko ndasenze muri aka kanya kubw'ijambo ryawe ryavuze ngo Imana yasezeranyije Abisiraheli abakobwa b'i Yerusalemu kuzabakiza. Imana na n'ubu iracyavuga, na n'uyu munsi iracyakora. Iyi Mana turi imbere n'ubu ngubu tuyifitiye icyizere. Niyo mpamvu ijambo ryawe rije rivuga ngo abantu nibaharanire kurokoka, ngo kuko bagira, kubera yuko Imana ishaka ko abantu babona mu bazima, itababona nk'abapfuye, itababona nk'abaguye mu butayu, ahubwo abantu baharanire kurokoka. Ijambo ryawe rero twari turi kuvuga, Mwami Imana yacu rishyigikire, rihindure ibintu, rihindure Mwami, rigabanya abakizwa, rigabanya abarimbuka, ryongera abakizwa mu izina rya Yesu. Umuntu wese ahindukire ave mu ngeso ze mbi, umuntu wese ahindukire areke ibyaha, umuntu wese ye kuyoba nk'uko ijambo ryatubwiye, nk'uko Imana yavuganye nanjye ikambwira ngo abantu bari kuyoba. Ariko ngo ibyo bintu bari kuyobagurikamo n'iby'igihe gitoya, ngo kandi bizarangira vuba. Buri muntu wese ashakana ubucuti n'Imana, yongera agirane n'Imana ubucuti kugira ngo Imana izamuhe iby'igihe kirekire, Imana izamuhe ibintu birambye, ye kuzafata ibintu by'ipfabusa, ye kuzafata ibintu bitamufitiye umumaro. Abakobwa be kuzashaka abagabo batabafitiye umumaro, ababyeyi be kuzasenya nk'uko abandi babyeyi basenya, ahubwo ibubakira ingo zikomere. Abagabo kandi, abagabo nabo bihangane kugeza igihe Yesu Kristo azabagarutse. Mwami Imana yacu, bakomeze uru rugendo batangiye kugira ngo bazarurangize amahoro. Umuntu wese mu cyiciro cye, yaba umupasiteri, yaba umudiyakoni, buri muntu wese aharanire kurokoka. Abaririmbyi baharanire kurokoka, habonekemo abazima, habonekamo abantu Imana ireba ikabishimira, habonekamo abantu Imana ireba ikavuga ngo nguyu uwo natoranyije aranyubaha
nzarubahisha kandi ntago ari kuntukisha. Imana niko ishaka ko abantu bamera muri iyi minsi, kubera ko hari abantu batukishije izina ry'Imana, hari abantu bari gutuma ijambo ry'Imana ritukwa muri iyi minsi, hari abantu bari gukora ibyaha baramenye Imana bagatuma umurimo w'Imana abantu bagenda bawutakariza icyizere. Ariko muri uyu mwanya ndasenze ngo ijambo ryawe rihindure abantu. Ijambo ryawe yewe narivuga nk'umwana w'umuntu, ariko wowe Yesu uriherekeresha imirimo n'ibitangaza. Kandi buri muntu wese iyo ngo ijambo niko ryavuze, riravuga ngo none aha wisuzumye ukiyinira ntabwo wagirwaho n'urubanza. Buri muntu wese iri jambo twari turimo tuganiraho rimugirira umumaro, rituma hindukira, rimufashe kutayobagurika, ahubwo amenye inzira nyakuri akwiriye kunyuramo. Kubera yuko umugenzi ngo naho yaba umuswa niko ijambo ryavuze, iyo nzira niyo kwera ntago azayiyoba. Imana idufashe. Ngaho rero mwami, iri jambo riherekeze kandi rikora imirimo n'ibitangaza mu mitima ya benshi, aba hafi n'abakure mwana, abatarakizwa n'abakijijwe. Buri muntu wese iri jambo rimugirira umumaro. Ni mu izina ryawe Yesu tubisabye twizera. Urakoze. Shalom.